ikiganiro muraho wo kumenya. Twongeye kubasuhuza mwe bakurikirana ibiganiro by'umuraho wo kumenya. Uyu munsi insanganyamatsiko tugiye kuganiraho iravuga ko tugomba guharanira gushaka ubwenge. Mu byifuzwa byose tugashaka ubwenge. Ntekereza kuri iyi nsanganyamatsiko nasanze ubwenge ari cyo kintu dukennye nk'umuryango mugari, icyo kintu dukennye nk'abanyafurika abatuye iyi si dukeneye ubwenge, kuko ubwenge nasanze ari igikoresho kidufasha mu myanzuro yacu ya buri munsi, uko twitwara, uko tuvuga, uko tugenda, imitekerereze, ibyo dukora byose nasanze byose bikomoka mu bwenge bwacu ko bungana. Niyo mpamvu mu migani igice cya 8:11 haravuga ngo kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Marijani ndakeka ari amabuye y'agaciro, afite agaciro kenshi. Rero mu byifuzwa byose bifite agaciro nta kiruta ubwenge. Mbese ukoresha imbaraga zingana zite ngo wiyungure kumenya cyangwa se wiyungure ubwenge? Kuko mu bishakwa umuntu yakwiye kugira nyambere gushaka ubwenge. Hari ibibazo nagiye nibaza, mbese nawe bishoboka byarakubayeho. Hari ubwo wigeze uhura n'umuntu akagusuzugura ukumva ubabajwe n'uburyo arimo gufata? Wigeze uhura n'umuntu akakubwira inabi, akwereka yuko uciriritse imbere ye, we ko hari aho yageze kandi ko ari ku rwego ruruta urwawe? Wigeze uhura n'itsinda ry'abantu runaka bakaguhora icyo uri cyo? Wigeze ugera ahantu ukabona ntibashaka mu mvugo y'ubu ngo kukwikoza cyangwa se kuba babagira ibyo bakora hamwe nawe, ukabona ko bagushyize mu yindi group itari yabo, bakwereka ko bo bararenze, bari hejuru, ibyo bakora n'ibyo abantu bakomeye? Byigeze bikubaho? Ubwo byakubayeho wiyumvise ute? Ngi byarambabaje. Wowe byakugendekeye bite? Akenshi bibaza abantu iyo ufashwe nabi, bagututse, baguhohoteye, baguhoye icyo uri cyo, baguhoye amahitamo utigeze ugiramo uruhare, birakubabaza. Ariko ikibabaza nuko abandi bafata nabi bikambabaza, ariko nanjye nkajya gufata abandi nabi. Byari bikwiye uko nifuza ko abandi bangirira, ariko nanjye mbagirira. Mu mateka y'isi uko umuntu agenda yasoma, uko mwayasomye, uko muyazi, dusangamo ko hari amatsinda y'abantu runaka bakomeraga bakagira mu bushorishori bwo gukomera, maze ahasigaye bakabikoresha mu guhohotera abandi. Ugasanga nka bamwe bafashe ingoma, bikarangira uko kuzamuka kwabo mu gutsinda, reka byite gutyo, babyitwaje mu kumva ko abandi nta gaciro bafite. Nk'urugero wenda ruto mu mateka y'Abadage ku ngoma ya Hitler. Hitler yaciye mu buzima bugoye, yaciye mu buzima butari straight, ubuzima burimo ibibazo byagiye bimugora. Ariko ubwo yari amaze kugira mu bushorishori bw'ingoma ye, byaje kurangira yumva ko ngo ari race supérieure, kuko we n'umuryango yumvaga bari muri iyo race ubundi ni ishyanga, bumvaga ko bari hejuru y'abandi, bakumva ko hari icyo barusha abandi, kandi bakumva ko abari munsi yabo bo bagomba kubizira, bakaba bapfa ntacyo bitwaye. Mbese kuba nagira amahirwe nkagira ibyo mbona, nkunguka ubukire, nkunguka umuryango mwiza, nkunguka umuryango hari utarimo ibigwari, birampa uburenganzira bwo kuba nabikandagiza abandi? Oya. Ahubwo igisabwa nuko ibyo mbonye mbikoresha mu kubera abandi umugisha, mbikoresha mu gutuma abandi bishimira yo kumva ko baturanye nayo, ko batura mu muntu nubwo bemeze gutya na gutya na gutya, ko twagize amahirwe yo guturana n'umukire. Akenshi usanga abantu iyo bagize intambwe batera, banayitera mu gutandukana n'abo basanzwe babana. Usanga wari ufite inshuti runaka, wari ufite abantu burungano, wari ufite abantu mwakorana gahunda imwe, ebyiri, eshatu, ariko kuko ufite aho wageze nicyo gihe ubonye cyo kwitandukanya nabo. Rero uko twasanze ko ubwenge bugomba kuba ikintu gishakishwa kurusha za marijana, amafaranga, ibindi bifite agaciro kenshi, n'ubwenge burimo ariko bugomba kuza imbere, kuko iyo nabo ufite n'ibyo ngibyo wifuza nabyo urabibona. Twari dukwiye gusaba ubwo bwenge, kuko ubwenge
bwa affect cyangwa se bugira ingaruka kuri buri mwanzuro, buri gikorwa, buri gakorwa gatoya tugira mu ruhare. Kananga urugero rutoye. Niba umbwiye ngo genda ufate bisi ujye Kigali, ndi kuva i Musanze, ikikoresha iki gihimba cyane ni ubwenge. Ndavuga nti mbere yo kujya Kigali ndabanza nitegure, ndakaraba, ndambara inkweto, ndambara imyenda, ndafata wenda breakfast, nditwaza tike, nditwaza ibyo nzajyana abo nzahura nabo, nditwaza ibi nibi. Ni ubwenge buri kumpa ibyo ngomba kwiteguza kugira ngo mve hano ngere i Kigali. Rero twibanda mu by'ubwenge buduha wenda mu myanzuro yacu ya buri munsi, uburyo tugenga amafaranga, uburyo dukora ibi nibi, ariko imyanzuro y'imibanire yacu n'abandi usanga ibyo turabyirengagije. Ariko uko mbana n'abagenzi banjye bya bikwiye kuzamo ubwenge kugira ngo aribwo bumpa uburyo bwo kukuvugisha, uburyo bwo kukwitwaraho, uburyo bwo gusaba imbabazi, uburyo bwo kwereka yuko nawe ufite agaciro. Nta muntu uri hasi y'abandi, nta n'umuntu uri hejuru y'abandi, biterwa n'ukuntu twiyumva, kuko abantu bose twaremwe kimwe. Wenda igitandukanye ni amahirwe twagiriwe. Bamwe bahawe amahirwe menshi kambyite gutyo, abandi bacyarwana n'ubuzima, ariko ntawe umenyeje uko bizaba bimeze. Kuko nibigaragara nuko ushobora kuba wenda ubayeho neza uri gikomangoma, uri umwami, ngo nta ngoma zidashira, ingoma zigenda zihanguka hakaza izindi. Kandi ingoma zari zikomeye mu kinyejana cya 15 zo zikomeye uyu munsi. Ubwami bwari bukomeye mu kinyejana cya 2 sibwo buriho uyu munsi. Abagiriki barakomeye, ingoma yabivaho. Abanyegypt bano bene wacu b'Abanyegiputa cyangwa se Abanyamisiri bo muri Afrika hani wacu bagize ibyo bageraho, bubaka amapiramide n'ibindi byinshi bigitangarirwa na n'uyu munsi, ariko byararangiye. Ingoma y'Abaromani yarakomera, ariko basimbuwe n'andi mami yose. Ba Napoleon bavuyeho, ba Hitler bavuyeho. Nta ngoma zihoraho, nta gahora gahanze, niko Abanyarwanda baciye umugani. Rero niba ubuzima buhinduka, ushaka kuba uyu munsi ahari uri civilize, usirimutse, wumva ko hari ibyo ufite kurenza abandi, ejo bikazarangira babandi basuzuguraga no baje imbere. Rero yaba ubwenge bwabaga mu myanzuro yacu ya buri munsi, bwagakwiye kuduha uburyo twitwara kuri babandi batuzengurutse, bwagakwiye kuduha uko dufata abandi bantu, twavuga, twabaturya, twabatunywa, twabatugenda, tukifashisha ubwenge kugira ngo buduheshe gutuma icyo dukoze kigira ingaruka nziza kubo tugikoreye, natwe kikatugiraho ingaruka nziza nk'abagikoze. Mu musozo muri Matayo, Yesu niwe yavuze ko, ni urugero yatanze cyangwa se inyigisho yatangaga icyo gihe, yavuze ko turi umunyu w'isi cyangwa se turi umucyo w'isi. Biragora ko waryohera umuntu umubwira amagambo mabi, yuko umusuzestima, umushyira hasi yawe munsi y'ibirenge byawe. Biragorana ko waryohera umuntu mu gihe wumva ko hari itsinda rimo ry'abantu b'injiji, batagira ubwenge, badafite ibyo bageraho, badafite ibyiza bakora. Nta gushobora kumuryohera, ahubwo icyo gihe uramusharirira. Ariko turasabwa kuryohera abandi. Kuryohera abandi rero, kubyiga d'abord mu kubanza wagira ubwenge bwo kumenya uko ugomba gutereta abandi, uburyo ugomba kubafata. Kuba umucyo w'isi biradusaba yuko tumurika. Nkore neza abandi bereho, ni siroga y'Abanyarwanda cyangwa se ni zimwe mu ndangagaciro ziranga Abanyarwanda. Ni ugukora neza abandi bakakureberaho, usuhuza abantu, ukunda abandi. Nicyo kintu dufite guhereza abandi aho kubasuzugura. Rero muri kiganiro twavugaga ku bijyanye no gushaka ubwenge, dusanze ko ubwenge cyo kintu gikenewe mu byibanze kenerwa umuntu aba akeneye. Ubwenge tugomba kuburirira, tukabushakisha, tugakoresha imbaraga dufite kugira ngo tubugereho. Akandi kantu gatoya ntasoza ntavuze, nuko nta tsira ry'abantu runaka bakora ibintu neza 100%. Abanyarwanda babivuze neza ngo nta muryango wabuze ikigoryi. Kuba bene wanyu hari ibyo bakoze byiza, wanyu mufite intwari nyinshi, wanyu hari ukuntu umuryango wanyu ufite agaciro, ntabwo bihagije ngo ubikandagiza abandi. Na ya miryango wumva ko isuzuguritse, harimo intwari, harimo abantu bazima, harimo abantu bakora ibintu neza. Abazungu wenda bashobora kumva ngo abirabura bakora ibintu nabi, ariko nabo mu bwabo nubwo ari abazungu harimo bitagenda neza. Abanyafrika bamwe na bamwe tugakumva ko abazungu bakora ibintu nabi cyangwa se ko ari abana babi, ni abanyabyaha, ariko natwe ntabwo dufite ibyiza kuri twe. Mbese kambaho urugero rutoya mu musozo, niba mwumva ko wenda itsinda ryanyu ari ryo rikora ibintu neza kurenza andi matsinda, mukumva ko abandi ntacyo bamaze, ese babahaye igihugu cyanyu, icyo gihugu cyanyu havamo gereza, nta mategeko yaba kirimo ahana abayarengereyeho bakaba bakoze ibijyanye cyangwa se binyuranyije n'amategeko. Mbese muri icyo gihugu byarangira twumvise ko
hari amahoro, hari stabilité ihoraho iteka ryose. Ntibishoboka bitewe nuko icyaha kiba muri wowe, ntabwo icyaha kiba mu itsinda ry'abantu runaka. Dushobora kugihuza kwenda dufite ibindi biduhuza byinshi, dushobora gusangira agakungu n'ibindi byose bigatuma duhuza icyaha, ariko si ukumva ko abana akari bo babikurusha abandi, nta nabeza kurusha abandi, ahubwo icyiza nuko wowe wirebaho, wowe ukireba ko bati ibi ngibi reka bikore mu bwenge, nugira ubwenge bizarangira neza. Mu gitekerezo cyo mu itangiriro, Adamu yabyaye Kayini na Abeli. Kayini ajya kwica murumuna we, ntabwo yamuhoye yuko ari umunaka, bari basangiye nyina na se, ahubwo icyo yamuhoye nibyo biri mu mutima we. Kuba itsinda runaka ryakora ibintu bivuye mu mitima yabo, ni amahitamo yabo bagize. Reka duharanire kugira ubwenge kugira ngo ubwo bwenge buduhe kugirira neza abandi, buduhe kubera abandi umugisha, buduhe kuryohera abandi, buduhe gutuma abandi tubamurikira. Nibigenda bityo uzasanga amahoro agenda aganza muri twe. Reka mbashimire kandi komeza kubararikira gukurikirana ibiganiro byacu. Aho wagira ikibazo wakwandika muri comment hasi, n'inyunganizi byose turabyemerewe. Kandi nkuko kino kiganiro ari cy'umuraho kumenya, umuraho ni inzira iduha kugera ahantu hadufasha kumenya. Reka nge namwe dufatanyirize hamwe kugira ngo tugire icyo tugeraho. Nibyo mbasabira nayo nisabira. Imana twumve. Murakoze, murakarama. Traveled alone upon this lonesome way. My burdens were heavy and dark was my day.